Tukiri ku makuru avugwa hano mu Rwanda, Dushimimana Charlotte umubyeyi w'imyaka 28 umaze imyaka 11 mu bitaro aratabaza. Dushimimana Charlotte ni umubyeyi w'imyaka 28 umaze imyaka 11 aryamye mu bitaro bya Kabgayi nyuma y'impanuka yagize ikamutera uburwayi bw'umugongo kugezana n'ubu bwabaye agaterera nzamba. Dushimimana yarwajwe nabe bose ariko baramurambirwa baramutererana kugeza ubwo akodesheje umurwaza akamuhemba buri kwezi uko ashobojwe. Akomoka mu karere ka Kamonyi ahitwa Rugobagoba. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Igihe uyu mugore yavuze ko impanuka y'imodoka yamwangirije umugongo yayikoreye Musambira mu 2014 ahita ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi. Nyuma byanze ajyanwa mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali CHUK ariko aza kongera kugarurwa i Kabgayi. Ubwo yari muri CHUK mu 2015 yabwiwe ko uburwayi bwe bw'umugongo bukomeye akeneye kujya kwivuriza mu mahanga ariko ubushobozi bubi ntambamye. Dushimimana akoze impanuka maze igihe gito ashatse umugabo nyuma y'imyaka 3 wo bashakanye yaramurambiwe aramusiga yishakira undi mugore. Byabaye ngombwa ko asigarana na nyina n'abavandimwe be babiri gusa ariko uko imyaka ishira nabo bagiye bahindura ubuzima asigara yitabwaho na nyina umubyara gusa ariko ukabona ko kubera izabukuru kumwita bifatanyije n'inshingano z'urugo bitoroshye. Ati nitabwaho na mama wenyine iyo ashobojwe ngeraho. Hari n'igihe narwazwaga n'abakora isuku mu bitaro ndetse rimwe na rimwe nkirwanaho. Byageze aho ndwari bisebe kubera kuryama igihe kirekire niyambaza umurwaza nishyura 20,000 ku kwezi kugira ngo njye mbone umuntu wanyegura. Ibyo byiyongeraho n'amafaranga y'imiti, ibiryo n'ibindi nkenera bya buri munsi ukabona ko bigoye. Dushimimana usanzwe ari ntaho nikora agaragaza ko ibyo bisaba amafaranga byiyongeraho no kwishyura ikiguzi cy'ubuvuzi aho kuri bagerageza kwishyura avance y'5,000 ya buri kwezi isabwa n'ibitaro bya Kabgayi bimufite kuri ubu ibindi akagaragaza ko ari ahimana. Uyu mubyeyi aherutse kubona abaganga babagira neza bamukoreye ibizamini byerekana ko hari imiti yafata ishobora kumukiza paralizi yagize ibyatuma ava mu kagare ariko cya kibazo cy'ubushobozi buke na n'ubu ngo kiracyari imbogamizi. Ati mu kwezi gushize abo baganga bambwiye ko mbonye imiti nkayinywa mu byiciro 3 nakira. Imiti guragera ku 700 by'amafaranga y'u Rwanda. Nabwiwe ko byankiza paralize noneho wenda nkasigara ndeba abavuzi bagorora imitsi. Cyakora cya kibazo cy'ubushobozi gikomeza kungonga. Dushimimana yaboneyeho gusaba abagira neza bafite umutima w'urukundo kumuremera ubushobozi kugira ngo abe yakwivuza asubirane ubuzima. Kuri ubu asa naho nta cyerekezo cy'ubuzima afite dore ko n'umwana yari yarabyaye mbere yo gukora impanuka yaje gupfa afite imyaka 2 gusa.